Ndabashuhuje inshuti z'urubuga Flow Kitchen and Home Gardening, amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi rero tugiye guteka ibirayi. Murabona ibirayi hano mu isafuriya bisa neza bidahasa ahubwo bikunyuye. Tugiye guteka ibirayi nka bimwe byo mu kabari ahubwo bibirusha no kuryoha. Icyo bitandukaniyeho nuko turakoresha amavuta makeya nk'uko intego z'urubuga rwacu zivuga, duteke neza dusigasira amagara. Nta na rimwe rero tuzakoresha amavuta menshi, tujya ahubwo dukora ibyo abandi bakora bakoresha amavuta menshi, twe dukoresha make kandi biryohe cyane. Rero ibirayi twamaze kubitunganya, ngere murabibona bisa neza birakunyuye. Tugiye gushyiramo akunyu gakeya karinganiye, ubundi dukoreshe n'amavuta makeya ashoboka. Mugende mukurikira murebe uburyo turi bukora ibirayi byiza cyane, bya bindi abantu bakunda nyine bita ibirayi byo mu kabari. Ibirayi byacu rero tugiye kubanza dushyiremo akunyu kugira ngo kaze kwinjiramo mbere bize kuryoha. Bashyiramo umunyu mukeya uvange. Turavanga umunyu nk'abagiye kubiteka ifiriti, ariko nkuko nabibabwiye ntabwo duteka ifiriti, turakoresha amavuta makeya kandi ibirayi bize gushya neza byumuke, nibyo tugiye kwiga kano kanya. Umunyu rero wakoze, imbabura yacu ngiyi tugiye gukoresha amavuta makeya aringaniye. Amavuta meza y'igihwagari mujye muyakoresha namwe ababishoboye, ntabwo yinjira mu biryo, ntabwo akama ngo yinjire mu byo uyatekesheje, ahubwo hajyamo amavuta make yo kubihisha andi agasaguka. Amavuta yacu rero amaze gusa n'afata ubushyuhe, tugiye gushyiramo ibirayi. Ni amavuta makeya, murabona twakoresha amavuta make cyane, ntabwo ari amavuta yahisha ibi birayi tubiteka ifiriti, ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo duse n'ababibabura, kugira ngo bikomere, noneho dukomeze tuze kubiteka bidashwanyagurika, kuko namwe murabizi abakunda guteka ifiriti ntabwo amavuta angana gutya yahisha ibi birayi. Niyo mpamvu tugatuma yinjiramo, kuko tugamije kurya ibintu bitinjiyemo amavuta menshi. Nabibabwiye ngo ni ibirayi biryoshye nk'ibyo mu kabari cyangwa bibiruta, aho bitandukaniye ni uko twe turakoresha amavuta makeya. Nkuko mubyibonera rero ntabwo aya mavuta yahisha ifiriti, yahisha ibirayi bitanahase bikunyuye, ahubwo ni ukubibabura gusa ntidutume yinjiramo imbere, hanyuma byamara kugira agahu gakomeye tukabikuramo tukabiteka bisanzwe uko ndaza kubibereka, ariko nta mazi agiyemo. Tukabikoresha kuri bwa buhanga nyine turi kwiga kano kanya, kugira ngo bize kuba ibirayi bimeze nk'ibitetse ifiriti kandi mu by'ukuri nta mavuta menshi byariye. Turagenda dushyiramo bike rero, bikeya, uko bibabuka dukuremo, ubundi dukomeze. Ibirayi byacu rero bimaze gufata amavuta, kagahu k'inyuma dushaka gatangiye kuzaho, ariko birumvikana imbere ntabwo bihiye, kuko twabivuze aya mavuta ntabwo yabihisha. Imbere ntabwo bihiye kandi nta nubwo nkeneye ko bishya, kuko icyo nshaka ni agahu k'inyuma gusa kazaho kubera amavuta, hanyuma imbere birashya mu bundi buryo. Turabihindura rero, kuko utabihinduye kubera ko amavuta ari make birumvikana ko byagenda bifata ku isafuriya. Ifiriti yo ntifata ku isafuriya kubera ko ifite amavuta ahagije, ariko ibi ngibi kubera ko amavuta ari makeya, twabikoze tubishaka ko tudashaka ko kubiteka bufiriti ngo binywe amavuta, ntabwo dushaka kurya ibintu bifite amavuta menshi. Niyo mpamvu turi kugenda tubihindura gutya, nibimara gukomera inyuma gusa imbere bidahiye turabikuramo kugira ngo
ibindi tuza gukora tubikore ibirayi byacu bigashwanyutse. Turahindura rero gutya, bimaze nk'iminota 2 cyangwa 3. Imbabura nayo ntibayaka cyane, ubwo mu kanya turabikuraho dushyireho ibindi gutyo gutyo. Ibirayi byacu rero turi kugenda tubishyiramo. Ibi ni ibya kabiri, ibya mbere ngibi murabibona bisa n'ibyumye wagira ngo ni ifiriti, ariko mu by'ukuri imbere ntago bihiye, ntago bihiye. Ka gahu nashakaga nyine kumye ni aka ngaka ko kugira ngo bitaza gushwanyagurika. Murabibona bisa n'ibyatangiye kuma nk'ifiriti, ariko mu by'ukuri ni bibisi, ntago bihiye. Nabikuyemo rero nshyizemo ibya kabiri, hanyuma turagenda tubigira gutyo. N'ibindi murabibona ko bitangiye nabyo kuzana ka gahu, ndahita mbikuramo ntitaye ngo birahiye cyangwa n'ibi, nta nubwo byabihiye. Turakomeza gutyo. Ibirayi byacu rero ngibi twamaze kubikura ku mbabura. Murabibona ka gahu nashakaga ko bihinduka kajeho, ariko mu by'ukuri nk'uko nababwiye ntabwo bihiye, ahubwo tugiye gukomeza dukora ibindi kugira ngo bishye neza. Amavuta nk'uko nabibabwiraga rero, murabona amavuta yose uko nashyizemo, niba mwabyitegereje ingaya yaracyarimo. Hagabanyutseho utuvuta duke cyane kuko tutabitinzagamo ngo dutume yinjiramo nyine, kuko tutashakaga ko bishya. Murabibona mu by'ukuri niba mwabonye utuvuta nakoresheje, ngaya amavuta asagutse. Murabona ko ni nk'aho ari hafi ya yose, ntabwo havuye amavuta arenze ibiyiko 3. Murabona rwose amavuta nakoresheje aracyarimo, byagiye bishiraho birumvikana kubera umuriro mwinshi, ariko nashakaga kubereka ko amavuta atigeze agabanuka cyane muri bwa buryo bwacu bwo guteka ibirayi byiza byumutse biryoshye n'ibyo mu kabari, ariko dukoresheje amavuta make cyane. Hanyuma rero murabibona ya safuriya twatekagamo nta yandi mavuta na make nshyizemo. Murabibona neza aho nkuyemo ayararimo, kuko tugamije gukoresha amavuta make, niduteka dusigasira amagara. Iki gitunguru cyacu rero nta mavuta na make, murabibona nta na make pe, ahubwo nkuyemo ayararimo shyiramo igitunguru. Dukoreshe akuko. Igitunguru cyacu nabwo kuko kiri mu birayi, nta mpamvu yo kugishiriza, kandi iyo gishiriza kuriya ubutwangiza. Ahubwo turahita dushyiramo udupavuro n'udupuwaro n'udusereri. Sereri ntabwo nzishyiramo zose, ndazisigaza, ndibuze kudushyiramo nyuma utungutu kugira ngo tuze guhumuramo nyine kwa kundi umuntu ashyira ku birayi. Turavanga, murareba mwongere murebe mu isafuriya, amavuta na make arimo, habe na mba, muri bwa buryo bwo guteka ibiryoshye kandi bitarimo amavuta, habe na mba rwose. Murabibona ko ntaho mbakimye. Rero ngamije kugira ngo mbigishe teke ibiryo byiza biryoshye ariko bidafite amavuta na mba. Aha bigeze rero birahagije. Ndikunda guteka ibintu ngo ibitunguru, imboga sinjya mbisha cyane, ndabizi ko aba ari ukubyangiza, ahubwo turabishyira muri bya birayi byacu. Urabibona nta mavuta kuko makeya ibirayi byanyweye arahagije. Makeya nabwo naberetse ko mu birayi ni make kuko ntabwo byahiye, ahubwo turagenda nayo tuyakamya muri kwa gushisha ibirayi. Tubivanzemo rero, noneho tugiye gushyira ku ziko. Ibirayi ntabwo byumutse, birimo twa tuvuta. Turapfundikira rero uko ya mavuta araba ari gukama, ibirayi byacu nabyo biraba birimo gushya.
ubu nta kindi tugiye gukora, tugiye gupfundikira kugira ngo iki gitunguru gihumuremo neza n'ibirayi byacu birimo gushya. Murabibona neza ko nta mavuta na make, ni bya birayi dusemo bya bitunguru byacu na pavuro na puwaro tutagira amavuta na makeya. Ya safuriya yacu rero twakomeje gukoresha ngiyi, n'ubundi nta mavuta habe na mba, ahubwo dushyizemo utunyanya. Tugiye kutworoshya gakeya tuzishyire muri bya birayi byacu kugira ngo bise n'ibigiyemo utuzi tw'inyanya bidashirira cyane hasi. Ubundi nuko nta kanya izi nyanya byari kuba byiza uziseye. Uramutse ufite umwanya ugiye gukora ibi wazisya, nibwo uhita ubona umushongi ukeneye kugira ngo uhite uwusuka muri bya birayi hasi, kubera ko nta mavuta aba arimo, byoroherwe kugira ngo byere gushirira. Ni ukuvuga ngo uriyeranje ugakoresha ibintu byose bitari amavuta kugira ngo bya birayi bishye. Ubundi nyine abakunda amavuta cyangwa abakoresha ibivuta byinshi, ubwo waba bakoresheje amavuta nyine ibirayi ntabwo byashaka, ariko tuvuga ko dushaka amavuta kandi tukaza guteka ibirayi byumutse nk'ibitetse ifiriti, ajyanye ibyo mu kabari nakomeje kubabwira. Turiyeranja nyine ubwo turashyiramo inyanya kugira ngo byoroherwe ntibishirire, kandi n'inyanya zibihindure, bitangire bihindure ibara bise neza. Twa tunyanya rero maze gushyiramo muratubona ko duhinduye bya birayi byacu, bikaba bitangiye gusa neza, bitangiye guhumura, kandi noneho twabyaye amazi make mo hasi kugira ngo bya bitunguru bitaza gushirira bikamera nabi. Murabona rero byatangiye guhinduka. Reka dupfundikire dukomeze ku muriro mukeya. Kandi ibirayi byacu rero bikomeje kugenda bishya, murabibona za nyanya zirafasha cyane, zituma bidashirira hasi. Komeza dupfundikire ku kariro gake. Noneho mu kubirunga, dukomeza kubirunga, tugiye gushyiramo akantu kitwa romare. Ntabwo tujya ku isoko, hano turi nkorera hanze, njye nkunda gukora muri jaride, ndabikunda. Murabibona ko ntari mu gikoni. Hano rero muri jaride romare ngiyi irimo, murayibona. Sinjya ku isoko, narayihinze, namwe muzayihinge, ni igiti cyiza cyane. Ngiye guca gato rero, hanyuma muri kwa kurunga ibirayi byacu kugira ngo byongere uburyohe, bikomeze bihumure, ngiye gushyiramo akangaka. Muri kwa kushyiramo rero ya teyi cyangwa romare, ndahita nshyiramo na tungurusumu. Ngenzi shyiramo nyuma kugira ngo ubushyuhe bwinshi butangiza intungamubiri zazo. Tungurusumu buriya zifite umumaro munini cyane, tuzabireba. Ubwo rero kutazishyiramo mbere ni uburyo bwo kugira ngo tuzirye zigifite umwimerere wazo, zahiye zihumura, ariko bitari cyane ku buryo zatakaza umwimerere wazo. Hanyuma rero turungo nkoresha hano kuko bimaze gushya, ngiye kudushyiriramo rimwe ubundi byumuke birangire. Aka rero ni ka papurika, nkunda kugakoresha cyane, kari mu bwoko bwa pavuro, ni keza cyane, karahumura kandi gafite umumaro. Shyiramo gake kandi nako gafasha guhindura ibara. Rero hari igihe bizamo no kugira gutya tugaterera kugira ngo ibirungo byacu bikwiremo, kuko ibirayi byacu tuba twabanje kubyumutsa kwa kundi mu tuvuta duke, kugira gutya ntacyo bibitwara, ntabwo bishwanyuka. Niyo mpamvu niryo banga ryo kubanza gukoresha amavuta makeya, tubanza gushaka agahu gakomeye. Murabona ndi kubiterera kandi ntabwo bishwanyuka. Reka rero dupfundikire umwanya muto, bishye bihwane kandi binumuke, ubundi ifunguro ryacu ribe ribonetse. Ibirayi byacu rero bisa n'ibitunganye rwose, byamaze gushya. Akarushe ndagakunda, ni gatoya kandi kararambuye ku buryo gatuma nkora no hasi kugira ngo mbibuze gushirira. Ariko icyo kumanyuka cyo rwose ntacyo, kuko ibanga ryo kubibanza mu tuvuta kuriya bituma bitamanyagurika. Murabibona rero bisigaje akantu gato cyane ko kugira ngo byumuke neza. Hanyuma twa dusereri nasigaje rero kugira ngo tuze guhumuramo, ni nkuko washyiramo n'agatunguru nyuma.
ushatse ufite n'agatunguru k'umutuku cyangwa se abakunda iby'umweru wagakata neza kwa kundi nyine no mu kabari babizana hari igitunguru kidahiye cyane kigifitemo ububisi. Rero n'utu dusereri natwo turakubitwa n'umwuka ntushyizemo nyuma kuko bigiye gushya. Agatunguru nako ushatse wagashyiriramo cyangwa ukanagashyiraho umaze kubyarura nta kibazo, bamaze gushyiraho nk'akadini. Ibirayi byacu rero ngibi byahiye bimaze gutungana, murabibona namwe ijisho rirabihera, bisa neza cyane, birahumura kandi noneho birumutse. Ni ibirayi byumutse nka bimwe byo mu kabari bidafite amavuta namba, n'utuvuta dukeya, kandi murabizi ko ibirayi nk'ibi ubundi biboneka ari uko babyinitse mu mavuta akabiteka bufiriti. Ariko twebwe nk'uko nabibabwiye urubuga rwacu tugamije kwiga guteka neza ibiryoshye dukoresha amavuta make. Ubu rero ubuhanga, tekinike zo guteka ibirayi byiza biryoshye kuruta n'ibyo mu kabari ukoresha utuvuta duke. Uko nabikoze ngira ngo mwabibonye, ngaho namwe rero ni mubikore hanyuma murye neza musegasira amagara. Reka rero tubumvire hano twumve ko kuko ibirayi byacu biryoshye. Reka dufate akarayi gatoya. Hano hari umwana wakomeje kureba mbitetse, reka muhe atwumvire. Murabibona rwose birahiye, biraryoshye, bimeze neza. Umwana atwumvire bimeze bite? Biraryoshye cyane. Murumva rero ko n'umwana bikunze, namwe ndababwira ukuri mubitetse ibirayi nk'ibi mwabikunda kuko biraryoshye. Nimubikore muzambwira muri komenti. Ciao ciao.